banyarwandakazi, inshuti bakunzi b'urubuga biza tubireba, turabasuhuje. Turi kuwa kabiri tariki 17 ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2020. Mukaba mugiye gukurikirana ikiganiro biza tubireba tugaceceka. Ni ikiganiro mutegurirwa n'urubuga biza tubireba, mukakigezwaho nanjye Jeanne Pomsene mpora musanga. Tubibutse ko iki kiganiro tugitegura mu rwego rwo gushishikariza abanyarwanda gucika ku muco mubi wo kurebera amabi cyangwa amahano yose abera mu muryango nyarwanda. Inshuti muduteze amatwi, ikiganiro cyacu cy'uyu munsi twagihaye inyito ngufi igira iti: u Rwanda rwa FPR Inkotanyi n'u Rwanda rw'abanyarwanda. Inshuti muduteze amatwi, u Rwanda rwa FPR Inkotanyi rutandukanye cyane n'u Rwanda wibwira, u Rwanda rw'abanyarwanda. Ibi ngibi mu by'ukuri abadutanze kubona izuba bemeza yuko wari umugambi ntakuka wagombaga gushyirwa mu bikorwa. Inshuti muduteze amatwi, biteye agahinda kenshi cyane kandi gakomeye kubona igihugu kimwe gishobora kwigabanyamo ibice bibiri, kimwe kikaba igihugu cy'abagashize, ikindi kikaba igihugu cy'interagahinda. Mu by'ukuri ishyaka RPF Inkotanyi ubwo ryateraga u Rwanda mu mwaka w'1990 ryaje ribwira abanyarwanda ko rije kubabohora. Agatsiko k'abakiga FPR yavugaga ko kihariye ubutegetsi bw'igihugu, kiharira imitungo y'igihugu ndetse kikubira byose. Ikaba yaraje ivuga ko ije gusaranganya abanyarwanda umutungo w'igihugu, maze abantu bose bakabaho mu buryo bungana. Benshi mu banyarwanda barahuruye, abantu benshi bahagurukiye kujya gutera inkunga uwo mugambi. Wumvikanaga mu matwi ko ari mwiza cyane, ariko icyo benshi batasobanukiwe nuko hirya y'ibyavugwaga ku munwa hari ibindi bihishe mu mitwe ndetse no mu bitabo by'abanyamuryango b'imena. Banyarwandakazi, Abanyarwanda rero barwanye inkundura. Ni ukuvuga ngo abo bari baturutse mu gihugu cya Uganda batewe inkunga n'ababafashaga baturutse mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu nk'u Burundi, Tanzania na Congo, hatabuzemo n'abo ku migabane ya kure. Ariko bose imvugo yari yuko u Rwanda ari urw'abanyarwanda kandi bakwiriye gusangira ibyiza byarwo. Imvugo yari iyo guhindura u Rwanda igihugu kimeze nka paradizo, aho umuntu azajya avuga rikijyana kandi umuntu akaba afite uburenganzira busesuye ku mutungo we. Nyamara umunyarwanda yaciye umugani agira ati: nyabuneka burya amareshya mugeni si yamutunga. Tubisubiremo, amareshya mugeni ntabwo ari yamutunga. Cyangwa se aranavuga ngo hari abantu bamwe bajya babona isha itamba bagata n'urwo bari bambaye. Nuko byagendekeye abanyarwanda. Amareshya mugeni si yamutunga. Amagambo n'akarimi karyoshye byari byinshi cyane, maze abari bari mu Rwanda nabo si ukugira gutya, n'urwo bari bambaye bararujugunya, ubundi bajya kuruhira bateguye umugambi wo kwikubira no gukandamiza rubanda. Igihugu cyarafashwe mu mwaka w'1994 nyuma y'imeneka ry'amaraso atagira ingano, biturutse mu by'ukuri ku macakubiri yatejwe n'iyi ntambara yari yatangiye muri 1990. Abanyarwanda benshi barapfuye, bicwa mu by'ukuri batanazi n'icyo bazira, ndetse mu bakurikiranira hafi bemeza yuko uyu mugambi rwose FPR yari wuzi cyane, ko bamwe bavuga yuko ubwo hariho gahunda yo gutabaza umuryango w'abibumbye kugira ngo utabara abanyarwanda bari barimo bicwa, FPR ibyo yabyanze. Ibyo ngo ikaba yarabikoreye kugira ngo ibone uko ikomeza gusiga ibyaha ubutegetsi bwari buriho, maze yo yigerere ku mugambi wayo wo gufata igihugu. Igihugu rero cyarafashwe. Icyari gisigaye ni ugushyira mu bikorwa ibyo RPF Inkotanyi yasezeranyije abanyarwanda. Icya mbere cyari uko umunyarwanda agomba kugira uburenganzira busesuye ku mutungo we. Nyamara ku ikubitiro abanyarwanda bambuwe amasambu yabo n'abari abanyabubasha muri icyo gihe. Bamwe muri bo muri iki gihe batangiye kuririra mu myotsi, ariko muri icyo gihe bari abanyabubasha, maze bafatira ikingi sinakubwira. Umutara wose barawuyogoza, abari bawutuye bifata amapfubyi, batangira gutorongera bagenda bapagasa.
ubundi ibyitwaga amasambu y'abaturage bihinduka ibikingi n'inzuri z'abategetsi. Uko niko amazu meza n'ibibanza byiza byo mu mujyi wa Kigali byagiye byikubirwa n'abo bantu bari bafite intugu zibaremereye kubera ububasha bakesha ku gutsinda intambara. Ibyo bari barasezeranyije byose barabyibagirwa. Banyarwanda, banyarwandakazi, inshuti muduteze amatwi, igihugu cy'u Rwanda nticyari gikize cyane, ariko nticyari kibuzemo abatunzi bitwaga abaherwe, ndetse ku rwego rwa Afurika, abandi ku rwego rw'isi. Ariko aba banyabubasha bahisemo gusenya no kurimbura icyitwa ubukungu bw'umuntu uwo ari we wese ku giti cye, maze barabwigarurira. Ni muri urwo rwego abitwaga abakire bari bazwi nk'abitwa bakaje guhakwa Valence, Rwigara Paul, Mironko François, Majyambere Silas n'abandi bose bari bafite imitungo, kongeraho n'abaje bayikuye hanze nka ba Rujugiro Tribert, bose bayambuwe, maze ako gatsiko k'abantu bake cyane kikubira byose. Ibi ngibi byaje guhinduka ikibazo gikomeye ubwo inganda ziciriritse zari zarakwirakwijwe mu byaro n'ubutegetsi bwavuyeho. Ibi ngibi byose mu mayeri akomeye n'ubusahuzi buteye ubwoba, RPF Inkotanyi yashyizeho icyiswe privatisation, maze ibyo ibikora kugira ngo ibone uko yikubira za nganda zose ziciriritse zari ziri mu byaro, iz'ibyayi, iz'ibireti, iz'amafarini. Ibyo byose gahunda ya privatisation irangira bigeze mu maboko y'agatsiko k'abantu bakeya ba RPF Inkotanyi, maze abaturage bakoraga muri izo nganda si ugutindahara, ubundi batangira kwicira isazi ku munwa. Bidaciye kabiri, RPF yatangiye kureba umujyi wa Kigali nk'ikindi gihugu kitari u Rwanda, nk'igihugu kizaturwamo n'indobanure z'ubutegetsi hakurikijwe uko umuntu asa, icyo atunze, amashuri yize n'uko areshya. Umujyi wa Kigali uhinduka igicuruzwa kizinjiza imitungo itagira ingano. Ni muri urwo rwego abari batuye umujyi wa Kigali benshi bagaragaraga nk'abantu mu by'ukuri bagishakisha ubuzima, batorongejwe, bamaze gusenyerwa amazu yabo ku biciro bidashobora gutuma bongera kugira aho batura, ku biciro bidashobora gutuma bigurira isambu yo guhingamo, ku biciro bidashobora gutuma bagura itungo ryo korora, maze abitwaga ko batuye batangira guhinduka inzererezi. Ibyo byari biri mu mugambi wo kubaka igihugu cya RPF, u Rwanda rwa RPF. Byari biri muri gahunda yo kubeshya amahanga ko RPF ishoboye. Mu butunzi bukomeye bwaturutse muri iyo mitungo yose yagiye yikubirwa, umujyi wa Kigali warubatswe, urubakwa karahava, hubakwamo amazu y'imiturirwa kandi yo ku rwego ruhanitse, rimwe na rimwe udashobora no gusanga mu mijyi yo mu bihugu by'Uburayi. Imihanda yari yubatswe irongerwa, haterwa ubusitani butagira ingano, ndetse ubu ngubu imihanda imwe n'imwe mu mujyi wa Kigali yarafunzwe kugira ngo abamaze guhaga bashize agahinda babona aho bajya kubicugusiriza. Ni muri urwo rwego buri kwezi imihanda ifungwa, maze abatuye umujyi wa Kigali bashize agahinda bakajya gucugusa ibyo bariye kugira ngo babone uko bajya kongeramo ibindi, banywe, bahage, ubundi bavuge bati dore umujyi twiyubakiye. Ntibajya batinya no kuvuga ngo iki gihugu, ndavuga iki, biyubakira bo ubwabo, kuko mu by'ukuri wagira ngo si u Rwanda baba bavuga. Ntibatinya kuvuga yuko ngo iki gihugu ngo cyabahagaze ngo ikiguzi cy'amaraso, ukagira ngo bakirwaniraga bonyine, si abana b'Abanyarwanda bakirwaniye. Nyamara benshi muri abo bakirwaniye ubu ngubu barerera ku misozi mu byaro hirya no hino, ntibagira n'urwara rwo kwishima. Abandi barasohotse basubira za Uganda na Tanzania kujya gupagasa, abandi birirwa berera mu mashyamba ya Kongo. Hanyuma kagatsiko kakaririmba yuko igihugu ngo cyabahagaze ikiguzi cy'amaraso. Nyamara ayo maraso yari ay'Abanyarwanda bose, bagomba gusangira ibyiza by'igihugu. Ubusitani burubakwa, amazu ahanitse, imodoka zihenze,
ubundi umujyi wa Kigali usigaramo indobanure. Abakiwurimo bagerageza gushakisha ubuzima bawuvukiyemo bakawukuriramo cyangwa bawumazemo imyaka 20, ubu ngubu abakirimo bose bararira yo kwarika, kuko babwirwa ko aho batuye ari mu manegeka, maze bagasenyerwa ibyabo nta nyishyu ngo barabatabara imyuzure. Nyamara hagamijwe kwigarurira ibyo bibanza byose kugira ngo babone aho batereka amazu yabo n'aho bubaka ubusitani mu nce nka za Nyarutarama, Kibagabaga, Nyandungu, aho hose hari gutakwa mu buryo buteye ubwoba, ariko akaba ari nka bya yanzovu y'umweru, cyangwa se nk'uko babivuga mu rurimi rw'igifaransa elephant blanc, kugira ngo uje wese agire ngo u Rwanda niko ruteye. Ibi nibyo bituma nta munyamahanga n'umwe ushobora kurenga umujyi wa Kigali ngo ageraho abaturage barimo baruhira, barimo baririra, barimo baborogera, bishwe n'amaganya, bishwe n'inzara. Hiryo ngiyo mu rundi Rwanda, mu Rwanda rw'Abanyarwanda, nta mazi bafite yo gukaraba. Hiryo ngiyo abakecuru n'abasaza baricwa bakamarwa n'imbaragasa. Muri urwo Rwanda rundi rutari rumwe rwa RPF Inkotanyi, ubonye ikijumba kimwe ashima Rurema kandi akaba ategetswe kuvuga yuko ari RPF yakimuhaye. Amakuru yakwiriye isi yose ngo mu Rwanda haba icyitwa Girinka. Nyamara Girinka iyo ngiyo igiye kureba usanga ari ya yindi bita impoma rutaro. Iyo ngiyo ihabwa uwahakirijwe kandi akaba ari nk'ikintu gituma azajya ahora yirahira RPF. Nyamara kandi usanga naho yari afite ho guhinga ibijumba byo gutunga abana be cyangwa imboga zarinda abana be kurwara bwaki, bamutegetse kuhahinga ubwatsi bwo kugaburira iyo nka. Banyarwandakazi, ibi bintu nibyo kwamaganwa. Ibi bintu si iby'i Rwanda. Dore mu Rwanda rumwe rw'Abanyarwanda, rumwe rwahoze ari urw'Abanyarwanda, hamwe Abanyarwanda bahingaga amasaka, abasaza n'abakecuru bakanywa igikoma cy'inkamure, barangiza bakanywa ikigage, bakanywa urwagwa, barangiza bagashora mu masoko bakabona ifaranga ryo kugura amavuta, bakabona ifaranga ryo kugura umunyu, bakamenya uko ikirayi kiryoha, bakamenya uko akaboga, ndavuga inyama, kamera. Rikada ubu ngubu ntibikiri bya bindi. Ibintu birakomeye cyane n'ukoga amagazi. Urugero ni abakecuru nk'aba ngaba ngiye kubereka. Uyu mukecuru mureba aha ngaha yitwa Mukagasana Suzana, ni umukecuru wo mu karere ka Nyaruguru. Murabibona namwe ko arimo guhata ibijumba byaboze. Ni umukecuru bigaragara yuko adashobora kwibonera n'isabune yo gukaraba cyangwa kumesa imyenda. Uyu mukecuru ni incike iri aho ngaho aba wenyine. Umugabo we yarapfuye, nta bana afite, kandi ahatuye hari abayobozi b'inzego z'ibanze guhera ku isibo kugeza ku mukuru w'akagari. Abo bose ni abahagarariye RPF, birirwa bakoma amashyi ko u Rwanda rwakize, rwateye imbere. Nyamara uyu mukecuru murebe uko asa, murebe uko yambaye, murebe ibiryo arimo guhata. Mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru yaravuze ati, niba bijumba nsanganye byaboze ni umugiraneza ubimpaye. Ese niba uyu mukecuru ari umwe mu gihugu, ntibyaba byoroshye cyane ko ahita akorerwa ibishoboka byose agakurwa muri ubu buzima? Ariko rwose rwo Rwanda rwa RPF, urusi rwo Rwanda rwa RPF. Kandi ikindi, ubwinshi bwabayeho gutya, kabone niyo hahaguruka abagira neza bangana iki, ntibashobora gukemura iki kibazo, kubera yuko ifaranga ryose riba rihanzwe ijisho n'abanyabubasha bagamije gutaka Kigali, bakayambika amazu ataba mu Burayi na Amerika, bagasiga amarange ku mihanda, bagatera ubusitani, ubundi bakabwira abazungu bati igihugu cyateye imbere. Nyamara hari abari babivuze, hari abakurambere bari babivuze, bakavuga bati ibi bintu bivugwa nuko byitondera, ibi bintu wasanga ari amareshya mugeni. Nyamara dore aho RPF igejeje rubanda. Uyu mugore wundi tugezeho yitwa Mukanyabyenda Francine, nawe no mu karere ka Nyaruguru, umurenge wa Ngoma, akagari ka Kibangu, umudugudu wa Kirehe. Amakuru yateye agahinda cyane. Uyu mugore, umugabo waherutse kwiyahura kubera inzara bari bamaranye iminsi ine nta kintu bashyira mu nda.
Ibi byose bikaba byaratewe nuko babuze amafaranga ya mitiweli, maze ubuyobozi bw'akagari bo bategeka kugwatiriza insina zabo kugira ngo babashe kubona amafaranga yo kwishyura mitiweli. Maze abantu kutagira impuhwe, umuturage umwe ngo witwa ko yabaye umuntu mwiza afatira izo nsina basaruraga bakuragaho igitoki bakarya, maze abaha amafaranga ngo yo kwishyura mitiweli. Kuva uwo munsi inzara iratangira, insina zari izabo, batangira kuzireba nk'imbwa ireba inyama, nk'imbwa iri kwibagiro, maze abana bicwa n'inzara, umugore yicwa n'inzara, umugabo yicwa n'inzara. Uyu mugabo yahisemo gutererana uwo bashakanye, atererana abana yabyaye, ahitamo kwiyahu. Ntekereza ko nta wabimushimira, ariko ibi byose bifite inkomoko ngo yari mitiwele de sante. Umuntu agategekwa kugwatiriza insina ze zari zitunze abana ngo kugira ngo babone amafaranga ya mitiwele, kandi abantu babwira abanyamahanga ko u Rwanda rwabaye paradizo. Babereka umujyi wa Kigali bakishyura menshi ngo bicishwe kuri za televiziyo mpuzamahanga zikomeye, maze ubundi ugasanga bishyura amafaranga mu binyamakuru bitagira ingano kugira ngo bivuge yuko u Rwanda ari igihugu kimeze nka paradizo, kandi ko RPF yakoze akazi gakomeye cyane nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko nukureba ngo ibyo bikorwa bikorerwa abandi, nabo mu Rwanda rwa RPF ni indobanure zayo. Nyamara hari urundi Rwanda yateganyirije abandi banyarwanda bo mu kindi cyiciro. Banyarwandakazi, inshuti muduteze amatwi, tubibutse ko ikiganiro ari biza tubireba tugaceceka, ariko umuntu aribaza ngo ni gute twaceceka ibi bintu? Ni izihe mbaraga zigutera guceceka ibintu nk'ibi ngibi? Ibitekerezo byawe bisa n'ibihe ku buryo ubasha gutekereza ibintu nk'ibi ngibi? Benshi ku batuye ku mugabane w'Uburayi na Amerika biyemeje gukomera amashyi ubutegetsi bwa RPF, ndetse bururukira mu mujyi wa Kigali bakamera nk'abageze mu ijuru, bakumva ibyo bihagije. Bashaka kurenza imboni zabo ngo barebe mu cyaro uko rubanda ibayeho, barebe uko abantu bambuwe amasambu yabo, uko abantu bategetswe guhinga igihingwa kimwe, ubundi umusaruro wose ugahitira mu makoperative ya RPF. Ibi byose abanyarwanda ntibashaka kubireba, ndetse ubivuzeho nkanjye n'undi wari we wese ahinduka umwanzi w'igihugu, ngo ubwo yateye ku karere cyangwa ngo yijanditse muri politike. Banyarwandakazi, iyo tuvugira uburenganzira bw'ikiremwa muntu, nta butegetsi cyangwa imyanya y'ubutegetsi tuba dushaka, ariko tubivuga kugira ngo twerekane ko u Rwanda rukwiye kuba u Rwanda rw'abanyarwanda, kandi rukaba u Rwanda rumwe. Ntibyumvikana ukuntu ushobora kubaka u Rwanda rurimo amazu nk'aya. Ntibyumvikana u Rwanda ukuntu wakubaka u Rwanda rw'abanyarwanda bamwe birirwa bacugusinda mu mujyi wa Kigali, abandi bayura abakecuru nk'aba, basaza nk'aba ngaba, hanyuma ngo abantu ntibaceceke. By'umwihariko abakecuru n'abasaza nk'aba ngaba, ahandi mu bindi bihugu bizi ikiremwa muntu icyo ari cyo, bafatwa neza, za service sociale zikabitaho, ubuzima bwabo bukabungwabungwa. Ntibaba bakiri abantu gusa, baba ari abantu, kandi uburenganzira bwa muntu bugomba kubahirizwa, ariko hiyongeraho ko baba bafite amateka y'igihugu. Ahandi barabungwabungwa bakitabwaho. Iyo tuvuze nk'ibi ngibi, inkoma amashyi zivuga yuko ngo no muri Amerika no mu Burayi haba abakene. Ibyo ntawe ubihakanye, ariko no kureba neza, abakene bo mu Burayi na Amerika batandukanye n'aba bakene tuvuga, kuko aba bakecuru n'aba basaza ntabwo ari abanywi b'urumogi, ntabwo ari abahisemo kuba abacuruzi ibiyobyabwenge, nta nubwo mu by'ukuri ari inzererezi mu gihugu cy'amahanga, kuko abo bakene muvuga bo mu bihugu bikomeye, abenshi n'ababa barabitewe n'imico mibi, abandi n'ababa barabitewe nuko ari abasuhuke muri ibyo bihugu, wenda bakaba batari babona uburyo bwo kwakirwa neza mu bihugu barimo. Ariko ntabwo ushobora gufata umusaza wari wifitiye isambu ye yahingagamo urutoki ngo umutegeke kuyigwatiriza. Ntiwafata umukecuru nk'uyu nguyu ngo isambu ye uyimwambure, uyijyane muri koperative, n'uwakagombye kumufasha akamuha uwo mubyizi akaba atakibonetse, ubundi yarangiza agatungwa n'ibijumba byaboze nk'ibi ngibi. Uyu mudamu dukurikijeho yitwa Dusenge Marie Jeanne, nawe atuye mu karere ka Huye ahitwa Isovu. Uyu nawe umugabo yamutanye abana
ngo kubera inzara. Ikibazo ni inzara, abantu barashonje kandi bashonje bari bafite amasambu yabo, bashonje bari bafite uko babayeho, ariko abantu barahinga imyaka ikarandurwa, abantu barahinga imyaka ikajyanwa muri koperative, umuntu akaba adafite uburenganzira bwo guca ikigori mu murima we, abana bakamurwara na bwaki. Uyu mugore rero nawe Dusenge Marie Jeanne, inzara ngo imaze kuba nyinshi cyane, umugabo yahisemo kumuta, amutana aba bana mureba, inzara iramwica, aragenda aratindahara. Ibi byose haramutse habayeho ubushake bwa politiki, haramutse habayeho kongera ubufatanye bw'abaturage mu cyaro, ibi byose ntabyo twakongera kubona. Ariko politiki ya RPF ni mu mujyi wa Kigali, inganda ntoya n'iziciriritse byose biba biraho hafi y'umujyi wa Kigali, aho abanyabubasha bakurikirana imitungo yabo batagombye kugorwa bajya kure. Abaturage mu cyaro ntibakigira icyo bakora. Umudamu nk'uyu nguyu bigaragara ko akiri mutoya, mu by'ukuri suko abuze amaboko yo gukora, ariko aravuga ati nge ntuye kukara. Abatumva icyo kinyarwanda ni kwibuye, isambuye cyangwa se imirima afite ni ku rutare, nta kintu na kimwe abasha kubona cyo kugaburira abana. Ibi byose ni ibibazo byakagombye kuba bikurikiranwa n'ubutegetsi, ariko RPF nta kibiyitayeho, ahubwo inzovu y'umweru mu mujyi wa Kigali, kugira ngo abanyaburayi n'abanyamerika nibahagera bavuge bati dore igihugu, dore umuyobozi, dore ishyaka. Nyamara abanyarwanda ubwabo mwe mubibona mute, mubyakira mute? Reka dusoreze kuri uyu musaza n'umukecuru witwa Nyiransengimana Virginie ndetse n'umugabo we Sembagare Nikodemu. Abangaba baje mu mujyi wa Kigali baturutse ibyumba, bitewe nuko nta sambu cyangwa umurima bagiraga. Baravuga bati reka tujye mu mujyi wa Kigali gushakisha. Abangaba bageze mu mujyi wa Kigali, uyu musaza yihangiye umurimo, atangira gukora imitego y'imbeba kuko nta kindi yarashoboye. Aho atuye haba abayobozi, we nta nubwo ari kure, ni mu mujyi wa Kigali. Nubwo atari aho atuye ntabwo ari kure y'abanyabubasha kuko ni mu nkengero z'umujyi wa Kigali, ariko murabibona ko aba mu nzu idafite urugi, iriho umwenda gusa. Uyu musaza abayeho nabi cyane, afite abana 5, umukobwa we yaje aramujugunyira kubera inzara, aragenda. Uyu musaza aganira n'itangazamakuru yaravuze ati u Rwanda rwantabaye koko. Yagize ati u Rwanda rwantabaye ko nanjye ndi umunyarwanda, ariko u Rwanda abwira ngo rumutabare sinzi urwo ari rwo. Ntabwo amaso ya RPF areba abantu nk'aba ngaba. RPF Inkotanyi iri kubaka ubwami bwayo mu mujyi wa Kigali, ubwami burinzwe n'ububasha bw'amafaranga atagira ingano, ubwami burinzwe n'igisirikare gifite imbaraga, ubwami bw'abahaze, ubwami bw'abashize agahinda. Urwo ni rwo Rwanda rwa RPF. Nyamara abanyarwandakazi, ibi ngibi bizakomeza gutya kugeza ryari? Tuvuze abangaba bonyine, ariko niba ari abangaba bonyine byaba bihagije ko n'umuntu umwe ku giti cye wifite ashobora kubakura muri ibi bibazo. Ariko reka da, ntabwo ari aba. Mu cyaro hose mu Rwanda nta muntu ukigira umurima we, nta muntu ukigira aho aca igitoki, nta muntu ukigira aho ahinga ikigori, nta muntu ukigira aho ahinga imboga. Abantu barashonje igihugu cyose. Niyo mpamvu niyo haboneka abagira neza bangana gute, ntibashobora kubona ububasha bwo gufashisha igihugu cyose. Ibi ngibi ni ibibazo bikemurwa ku rwego rwa guverinema hakoreshejwe umutungo w'igihugu, maze ababishinzwe bakarebera abenegihugu bose. Ariko kuri RPF suko bimeze. Barihorera bakavuga ngo iki gihugu cyaduhagaze igiciro gihenze cy'amaraso. Ariko wajya kureba ugasanga aba bantu bikubira ibyiza byose by'igihugu, mu by'ukuri nibo bonyine barwaniriye kino gihugu. Mujya mukunda kubyumva n'abababyinirira n'abakomera amashyi, nabo iyo mvugo barayikoresha, ngo iki gihugu cyaraduhenze, ngo iki gihugu ngo cyaduhagaze amaraso. Cyabahagaze amaraso se? Ugiye kureba abanyarwanda bose, turetse yewe n'abari basanzwe mu gihugu batanagize uruhare mu gufasha RPF, tugiye kureba twasanga abayifashije bo babayeho neza. Benshi muri bo nabo babayeho nk'aba bantu mberetse, ariko abantu bakomeza kwivugisha ngo igihugu cyaduhagaze amaraso, bakubaka
bagafata u Rwanda bakarucamo ibice bibiri, u Rwanda rw'abatindi n'u Rwanda rw'abaherwe. Ibi ngibi rero ni ibintu byo kwamaganwa, ibi ngibi ni ibintu byo guteshwa agaciro rwose. Tugaharanira ko buri munyarwanda wese asubirana agaciro ke, kabone niyo mbisubiremo, kabone niyo byaba bidusaba kuhatakariza ubuzima. Abanyarwanda tugomba guhaguruka tukamagana ibi bintu. Ntabwo abasaza n'abakecuru nk'aba ngaba, ntabwo abagore nk'aba ngaba bakiri batoya bari bafite ubushobozi bwo gukora bashobora kubaho gutya ngo igihugu cyose gitindahare, abantu birirwa berekana amafoto y'umujyi wa Kigali, berekana amamodoka bagendamo, barangiza bakabeshya isi yose ngo igihugu ngo ni paradizo. U Rwanda rugomba kuba u Rwanda rumwe. Niba uri umunyarwanda aho uri hose, uwo uri we wese, niba mu ntekerezo zawe ukiri umunyarwanda muzima, niba ubwonko bwawe butaracuramye ngo bwerekeze mu gifu, niba ubwonko bwawe butaracuramye ngo bwerekeze ku marangamutima y'ubwoko, niba ubwonko bwawe butaracuramye ngo bwerekeze mu marangamutima y'aho waturutse, niba ubwonko bwawe butaracuramye ngo bwerekeze ku rwango n'inzigo, haranira ko u Rwanda rwongera rukaba rumwe, abanyarwanda bagasangira ibyiza by'igihugu. Nshuti mwari muduteze amatwi, tubashimiye umwanya mwiza muduha mudutega amatwi. Ariko gutega amatwi gusa ntibihagije, dukwiye kugira uruhare mu byo dusabwa kugira ngo igihugu cyacu cyongere kibe kizima. Dukwiye kugira uruhare kugira ngo abanyarwanda bongere bumve bisanzuye mu gihugu cyabo. Tubasabe rero mukomeze muduhe ibitekerezo, mutwandikira kuri email yacu mporanepo@gmail.com, musangize ibiganiro byacu bagenzi banyu. Tubasabe kandi mukomeze mukore subscribe, reba ikiganiro, niwumva mu by'ukuri byo tuvuga ari ukuri, ubitugaragarize usangiza bagenzi bawe ibiganiro byacu, ubitugaragarize ukora subscribe kugira ngo turusheho kwagura umuryango nyarwanda ushyira mu gaciro. Murakoze cyane, mwari kumwe na Jeanne Pomsene Mporamusanga. Mugire amahoro.